uwo mwuka uwo ni uri hubu kuki igitsina gore kitari mu kwambara neza. Ibi ngiye Imana yabimbwiye iminsi yashize, imyaka ndetse ntavuga iminsi akajya n'amezi cyangwa umwaka umwe, irambwira ngo hazamutse umwuka wo kwambara ubusa, ngo kandi uwo mwuka n'uwo Satani yohereje kugira ngo atege abantu bategere mu busambanyi. None umuntu arambara ukabona wese hari no mu nsengero, no mu rusengero, kandi akicara imbere, kandi akaza guhaguruka akajya ku gatuta karamya n'ako kantu. Biriya bintu ni umwuka wa Satani yohereje. Niwe wa mbere wahahorewe Imana. Akubise urupfu yapfuye se, bamwokeje gahoro kumwotsa n'umuriro, kumwotsa nk'uko wakotsa brochette. Yesu gahoro kugeza ashizemo mpaka apfuye mu ngunguru y'umuringa idafite amavuta nka Yohana menshi ayisendereye, ahubwo ye yaraye gukaranga ntayo bashyira ku ipanu duke kubera atatujyana kandi abona ahantu turari habi, abagira ngo dukore, aturebera mu bubiko agasanga nta kirajyamo kuri ka konti kawuka agasanga uracyari umutangizi n'ifoto gusa nk'iyo mu gatabo. Nibyo Yesu akavuga ati uburezi yimujyanye mujyana se akoze iki, reka mwongerera iminsi arame. Yego aramiye ahantu habi, ariko yongera kuri uturimo twiza. Ubwo rero ndimo ndibaza nkubeje wakoze iki kintu cyiza mu by'ukuri cyongera uturimo. Uyu munsi Mana yanjye aya masaha ageze aho wakoze iki? Hakubundi ndabyumvise hari icyo ndakora. Urumva ko kantu? Yego. Hari igihe nkurura ibintu byabaye Yesu amaze kugenda, kandi abirora. Abirora. Noneho kubajyana akabandikira sha. Aho ufite n'ubushobozi bwo kubihagarika. Aho kubajyana yango ihagarike akandiko. Ese uko bivuze iki? Ariko Yesu Kristo werawe. Agagando karakomeye. Urambaje ngo kumugura bavuga iki? Cyangwa biterwa n'iki? Ni ukuri umuntu wese yabyibaza. Icya mbere. Impamvu irahari muri Petero ngo nuko nubwo abona ko siba yatubabaje yadukaranze. Ngo ariko yihanganiye batarakizwa. Ni icyo ngicyo. Ya nemwe. Iya kabiri ni kugira ngo tugwize ubuhamya ku buryo nibura twagera ubwo tuyingayinga intwari zatubanjirije. Kada ndi nk'uko uzi bashobora gusubiza umunyeshuri abishaka, bafite yego yatsinze yabonye nayo kwimuka, ariko no 52 n'igice oya yagujye kujya 89 akegera abandi bagiye kwigana. Yego. Akora kumvise? Nakumvise. Cya gatatu ni Paulo wacyanditse. Aravuga ngo gutaha byari byiza rwose ngasanga umukunzi wanjye nkaruhuka. Yego nkaruhuka kanezerwa. Yego. Ariko nanone iyo ngumyeho nkarama nubwo mba ndanye mu mibabaro, yego ariko imbuto z'umurimo wanjye zirongerwa. Ashobora kuba tuye ahantu hameze gutyo, yego famiye ashobora kuyavukamo, ashobora kuba imeze gutyo, byonyine akaba yazira ko adahuza na famiye avukamo, akabirenganira. Donc biranuko ari birindwi amatorero yabwiwe, nawe kandi akaba ari arindwi. Usibye kuba ari ubuzima bw'itorero bwariranze kuva ari baho kugeza atashye, ni n'ubuzima bw'umukristo azanyuramo kugeza atashye. Kandi akangasobanura ibi ntibivuze ngo bizaba kubakirwe kerebere cy'abatoya. Bya bose. Bya bose. Kuki uko wumva hari amatorero menshi, hari n'ay'Iburayi watubwiye, none twahisemo aya yo muri Aziya. Yego. Noneho pastor, niye mpamvu ariyo wahisemo kutuganiriza aya ngayo mubyahishuwe? Yego yo mubyahishuwe, ku buryo umuntu ashobora kuyumva akabatirika ntega amatwi koko bifite impamvu
ifatika kuri njye. urakoze kumbaza icyo kibazo. impamvu binteye uko mwabyumvise, aya matora 7 niyo agaragaza ubuzima itorero ryanyuzemo kuva rivutse kuzagiza ritashye. Kandi harakandi kantu ntari navuze, urakoze kumbaza ikibazo. Uko wumva izi ndandiko zivuga zerekana igishushanyo cy'amateka y'itorero kuva ribaho kugeza ritashye, buriya n'umukristo ku giti ki personnellement kuva kijwe kugeza atashye, biriya bintu biramubaho. Donc ubuzima abamo bw'ubukristo, hari ikintu nongera nshaka kongera gutsindagira. Namenye ko hari undi mwigisha urimo kwigisha ngo izi nyigisho ngo zibyahishuwe, akavugamo ijambo ribi rikomeye ry'ubuyobe, akavuga ngo mubaze reka mbasuhuze mbashimire cyane inshuti tubana hano umunsi ku wundi, mwe mukunda ibiganiro byacu dukora hano, ibiganiro byanyu by'umwihariko. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora, uyu ni umwanya wawe mwiza wo kuyikora. Kubana natwe ni amahitamo meza. Reka nkwihanganishe kandi niba uri mu buzima bugoye, ushobora kuba urwaye, urwaje, uri umushomeri, ibintu bituzengurutse mu isi bigoye ni byinshi. Niba bitameze neza, wihangane ukomera. Abanyarwanda ba kera baciye umugani baravuga ngo buracya bugacyana ayandi, hanyuma kandi ni ijambo rikomeye, buracya bugacyana ayandi. Abantu bizera ijambo ry'Imana naryo ribivuga neza, rikavuga ngo kurira gushobora kurarira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Rero ibidashobokera abantu ku Mana ni nk'ubufindo, wizere ko Imana yabikora nawe bikagenda neza, ikakuremera umunezero. Nubundi nkuko mubibona imbere za screen zanyu, narababwiye ngo igihe muzajya mufungura ikiganiro ukabona umushumba niwe wicaye imbere yawe, ujye umenya ngo tugiye kwiga. Shaka agakaramu n'ikayi, niba wandika muri telefone, niba ari muri mashine, ahantu nyine ushobora gushyira utuntu twawe tugufasha, ushobora kwibutsa nejo. Uyu niwo mwanya rero twawugezemo. Nubundi nkuko rero ari umuco mwiza, reka tubanze dusuhuzanye tunamwakire. Namahoro mushumba. Namahoro, turashima Imana. Mumeze neza? Turaho, namwe? Natwe ni sawa. Imana ishimwe cyane. Pastor, umuntu uyu munsi wakwambitse yakwambitse akabara keza. Ndabishimira Imana ko iyo sibikora, ibikoresha abantu birumvikana, ariko nyari bikora. Yego. Twambitse agakureri keza, urabona igikara, noneho kwambika n'akantu gakeye, biba byiza kurusha. Imana ibishimirwe, yarakoze. Yego. Hanyuma abo mu rugo bameze bati? Baraho. Mere yarakize? Ubu ni bazima. Ubu ni bazima? Ubu bose ni bazima rwose. Imana ishimwe. Hanyuma reka twemere rero mutwibwire, n'ubundi abantu bashyashya bakubonye bwa mbere bakumenye, hanyuma munadusengere tujye twakomeza. Yego. Kubo tubonanye uyu munsi ni Pastor Dr. Zigishiti Michel, nkaba ndi umukozi w'Imana mu itorero rya Pentecôte ADEPR. Umukozi w'Imana ariko umukozi w'Imana ko bigendanye n'imirimo y'inshingano yo nta tugikora. Yego. Tubimazemo igihe kijya kuri imyaka 8, kandi turashimira Kristo twakoreye ko yabanye natwe muri icyo gihe cyose. 8? Ni ukuva ku itariki 13 z'ukwezi kwa 3 2018. Ni 18? Uwa 18 wose reba hano. Yego. 18 wose, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Ni 8. Yego. Kandi icyo gihe twari tuvuye mu ivugabutumwa. Ndabyibuka. Urabyibuka? Cyane. Hanyuma nyine Satani aratera, atera abantu b'Imana, abateza uburiganya, baravuga ngo nagiye ntaye akazi. Imana ibeze rwose. Barabarira. Kandi nari mfite invitation intumira. Iyo naranditse niba ari usaba uruhushya. Kandi ntumira barayibonye. ndetse niyo natse uruhushya barayibonye. Yego. Ariko nuko byagenze.
tuhave rero. Ako pasa buriya ngo umutima ngo ubabarira ngo buriya ngo ni uw'Imana, nta muntu ujya upfa kubabarira adafite uwo mutima. Oya, nubwo wagira uwo w'Imana nyine sibyo ko nta nubwo twanagira, ariko Bibiliya iravuga ngo turabyirengagiza gusa ariko ntitubyibagirwa. Umva uko birivuga. Soma Imigani 19:13. Imigani 19 13 twumve. Imigani 19 umurongo wa 13 ndageze umurongo wa 13 cyangwa 11 amakenga umuntu afite. Imigani ibice nyine 19. Yego nyine. Umurongo wa 11 twumve. Amakenga umuntu ashakaga. Amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Urumva rero, on oublie, on ignore seulement, mais on n'oublie pas. Turabyirengagiza gusa ariko ntitubyibagirwa. Buriya urebye mu bantu bose ntabwo wabonamo umuntu wababariye akibagirwa. Burya yego ntababona, ahubwo wabona umuntu wababariye ariko iyo bije n'ubundi abyicisha imbabazi, akabicecekesha imbabazi iyo bigarutse. Naho ubundi kugaruka kuko biragaruka. Bivuga ngo umutima w'Imana ni wonyine, nayo kandi ikibitera ni uko ifite ahantu ibijugunya yitwa mu nyanja zo kwibagirwa. Dusenge Imana. Turagushimye Mana Data wa twese ko tugiriye neza, ukaba uduhaye umwanya ngo twongere tugabure ijambo ryawe. Utubashishe rwose, tubikorere mu mbaraga z'Umwuka Wera, kandi tubikora n'ubwenge utanga kugira ngo abana bawe babashe gusobanukirwa. Urakoze kubyumvise, mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu, amen. Amen. Hanyuma mushumba, uyu munsi rero tugiye kwiga, n'ubundi tugiye gukomeza, tugiye gucumbukura aho twari tugeze. Yego. Turi kwiga amatorero 7 avugwa muri Bibiliya. Hanyuma ariko yo muri Aziya. Inzandiko zandikiwe amatorero 7 yo muri Aziya. Ubwo uvuze gutyo wari uvuze bwa mbere. Amatorero 7 ntabwo tuyafite, ariyo dufite muri Bibiliya. Ubwo abantu bakumva i Korinto, Efeso, i Filipi, nayo muri Aziya, Tesalonike, i Roma. Biratandukanye. Pastor, kubera iki ari muri Aziya? Niko birivuga. Kuko ari yose ntabwo yari muri Aziya. Hari mwari mu Burayi. Rero reka tuganire kuri aya matorero. Ariko Pastor, nyine icyo nashaka kuvuga, aya matorero impamvu twayahisemo niba ntibeshye nuko afite icyo avuze ku itorero, cyangwa se hari icyo bihuriyeho n'itorero turimo uyu munsi. Ndabisobanura hangana gakeya. Yego. Warumbajije ngo aya matorero, ngo nari nkubwiye amatorero asanzwe atari ayo muri Aziya. Yego. Urabona inzandiko Pawulo yanditse, burya bazita 13 Epîtres Pauliniennes, inzandiko za gishumba za Pawulo yanditse 13. Muri 13 harimo izo yandikiye amatorero. Yego. Roma, Korinto ya mbere n'iya kabiri no kwa kabiri. Yego. Yego. Galatiya. Yego. Efeso, i Filipi. Yego. Yego. Izo nizo amatorero. I Tesalonike na Kolosayi, Tesalonike. Yego. Abizikayo 7. Amatorero. None tukabona n'izo yandikiye abashumba runaka. Urwo yandikiye Timoteyo na Tito n'urwa Filimoni. Yego. Ayo matorero nakubwiye nta harimo guhurira n'arindwi Yohana yandikiye mu kirwa cy'Ipatimosi. Ayo turi kuvugaho nayo Yohana yandikiye ari mu kirwa cya Patimosi. Kubera iki? Naryo tandukaniro. Kubera ibyo Yesu yashaka kuyatumaho. Nibyo nshaka kubwira nyine, nibyo tugiye kwinjiramo. Yego. Mbere kandi yo kubyinjiramo, hari ikintu nshaka kongera gutsindagira. Yego. Namenye ko hari undi mwigisha urimo kwigisha ngo izi nyigisho ngo zibyahishuwe
akavugamo ijambo ribi rikomeye ry'ubuyobe, akavuga ngo mu bazacungurwa n'amaraso yabo n'abanyamahanga barimo. ariko se ubundi pastor nibyo iriya ni esprit satanique, twarabisobanuye bihagije ko abantu bemerewe agakiza nyuma y'uko ruzamuwe ni Abisirayeli gusa, kuko ubu ngubu kari mu banyamahanga, icyo gihe kazabavamo gasubire mu ki mu Bisirayeli. Yego, Yesu agarutse, Yesu agarutse, bivuga ngo Yesu nagaruka, abanyamahanga bahawe amahirwe muri Kristo Yesu nta yandi bazongera kubona. Nongeye bisubirimo rero, izo nyigisho z'ubuyobe abantu bazitondere, hatazagira ubibwira yuko nyuma y'impanda hari amahirwe azahabwa yo kwihana. kandi ngo hari abantu bazamenya ko Kristo yajyanye umugeni. Nasobanuye ngo iki? Siwe nabibwiye, navuze ko ari bande? Ari abantu wenda tuvuge bari abakristo. Yego, nyine kumenya kwabo ko ari Kristo wajyanye umugeni ntibahesha kongera kwihana. Ntibihana, ariko none iyo bapfuye warabitubwiye. Bagiye gute? Iyo bapfuye bapfuye uruhe rupfu? Badahakanye Kristo. Kumuhakana baba bacungwe n'amaraso batakaye. Bariya nubwo bapfa babahoye ko babimenye ko hasigaye atabaye maso, icyo ntikibahesha kuzukira ubugingo buhoraho. Bako nabo bazajya mu ijuru wenda ngo rekada, ariko twari tubizi. Ariko ntimukavugire ijambo ry'Imana ritavuga. Harimo ko hari ibyago birivuga ku muntu uyobya. Biravuga ngo umuntu uyobya umuntu muto mu byo yizera, icyamubera kisa no gushyirwa urusyo ku ijosi. Niko nunasomye. Kirazira kuyobya umuntu muto rero. Urumva abanyabyaha b'abapagano bo kubiringiza ngo nyuma y'uko impanda ivuze hari n'amahirwe ubu bahaye gukerensa agakiza bafite ubu, bakabifata nk'ibisanzwe. Kwifata légèrement, bashyiramo ikintu cya négligence. Ariko Abaroma 11 twahasomye twahiga bihagije, twarahize bihagije Abaroma 11 ko agakiza ubu ngubu kari mu banyamahanga, aribo twebwe, ishami ry'umunzi, aribo twebwe n'abandi bose batari Abisirayeli. Yego, nk'uko ishami ry'umunzi ryatewe kurera mu rugo rw'Imana rigahabwa amahirwe, ariko rikabwirwa ko riritonde, kuko riramutse rigize ikintu kirihwanyuraho ntiryakongera guterwaho. Ariko ku ishami rya Elayo aribo Bisirayeli yahwanyuweho bwo kutizera, iry'umunzi rigategwa no kwizera. Bariya nibatagundira kutizera kwabo, cyo bita l'incrédulité. Yego, nandurusuma, nibatagundira kutizera ko ntibagundire kwinangira, bakizera bazagororwaho. Twarabyize bihagije. Aya matora arindwi muri Aziya, bamwe bafatiza inzandiko zirindwi nko kugaragaza ishusho y'amateka y'itorero mu gihe cyo kugwa kwaryo kugeza ku kuba akazuyazi kwa Laodikiya. Aho gafaza urakumvise? Si neza. Bamwe mu bateolojiye bafatiza inzandiko nko kugaragaza ishusho y'amateka y'itorero guhera mu gihe cyaryo nyuma y'intumwa kugeza mu kugwa kwaryo kugeza ku kuba akazuyazi kwa Laodikiya. Aha tubanze twumvikane, abantu bamenye ngo ubundi itorero ryavutse ryari. L'église primitive, itorero ryavutse ryari kandi ryavukiye he? Ubundi buriya itorero la Christianité, ubukristo butangirana no kuza kwa Kristo. Uwo munsi. Yego. Première, kuva Kristo aje. Icyo gihe ubukristo bwari buvutse. Kuko ni wabuvuze. Arabuvuga imyaka 3 n'igice, arazamurwa. Yego. Maze kuzamurwa ibyo yavuze birakomeza. Intumwa zimusigaraho zirakomeza. Nazo ziza gupfa. Buriya zipfuye habayeho kugwa kw'itorero. Intumwa zipfuye. Yego. Habayeho kugwa kw'itorero. Kuko urumva akarengane kari kazisha ubwako kabaye impamvu yo kurekura Kristo. Akarengane kari kazishe kisha intumwa akoza zizizi. Yego.
kabaye impamvu yo kugwa. Abantu bamwe bakavuga bati izi nzandiko zirindwi zandikiwe amatorero arindwi yo muri Aziya, yego, cyaba ari kimwe mu ishusho igaragaza amateka y'iki y'itorero, yego, kuva mu gihe cyaryo cyo kugwa kugeza kuri Laodikiya ryo rya nyuma. Laodikiya se ni irihe? Niryo ni itorero ryo rya nyuma icyo gihe. Yego, nzarivugaho rega naryo. Yego, ubu ndavuga atatu kuri uyu munsi. nta kibazo. Abandi nabo bakabona izi nzandiko yego nk'aho ari ibiranga amatorero anyuranye yabayeho kuva mu gihe cya Yohana kugeza ubu. Abo ni abandi babona izi nzandiko nk'iki, nk'aho ari ibiranga amatorero anyuranye yabayeho kuva mu gihe cya Yohana kugeza ubu, kandi kuko amatorero menshi yabayeho. Cya gatatu, igikunda kugarukwaho cyane muri izi nzandiko ni ugushima, icya kabiri gukebura, icya gatatu gukosora cyangwa guhugura. Ni ibintu bitatu. Ni ibintu bitatu, kandi ku matorero uko ari arindwi yose habonekamo ibintu bitatu: gushima, gukebura no gukosora cyangwa guhugura. Yego. Abyumva ngaha? Ndabyumva. Aha ndagira ngo dutinde ku murongo wa 6 wo mu Byahishuwe. Yego. Tubasome twumve. Ibyahishuriwe Yohana ibice bingahe? Igice cya 2. Yego. Umurongo wa 6. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti iyo nanjye nanga. Urumva ko aha ni ugushima. Yego. Yabashimiraga yuko banga imirimo y'Abanikorayiti iyo nanjye nanga. Uyu ni ruvuga ngo nanjye Kristo. Nibyo. Uyu ni Kristo. Yego. Abanikorayiti yego yari ingirwa dini. Yego. Yo mu buryo bw'ubuhakanyi yari mu itorero. Noneho iza kuzura n'abapagani bigishaga ko umudendezo wa Gikristo wabahaye uburenganzira busesuye bwo gusenga ibishushanyo no gukora iby'isoni nke. Yego. Ingirwa dini yari icyo gihe iza kuzura n'iki n'abapagani barashudika. Ingirwa dini iza kuzura nabo baracudika. Noneho baza gutangira kugira umudendezo wo kujya gute wo gusenga ibishushanyo no gukora iby'isoni nke bari kumwe n'uwitwa Nikora. Uyu nguyu rero abantu mushatse mwamumenye neza, ni umwe mu badiyakoni 7 b'i Yerusalemu. Barabyumva? Nubwo wumva yaje kugwa ariko yari umudiyakoni, akaba ari umunyamahanga winjiye mu idini y'Abayuda. Yayinjiye ikintu kiba gikwiye kudusigira isomo. Yinjiye mu idini y'Abayuda kandi yari umunyamahanga. Ubwo bivuze yinjira mu idini y'Abayuda, ayigezemo afatwa n'uriya mwuka, umwuka wo kwifatanya n'abapagani. Kandi uriya mwuka wo kwifatanya n'abapagani bakumva mbese ubukristo burabaha umudendezo. Liberté umudendezo usesuye wo kuba umuntu yasenga ibyo abonye, agasengera aho abonye. Niho hava ikintu cyo gusenga ibigirwamana. Icya kabiri, bakora iby'isoni nke. Yego. Iby'isoni nke harimo imikino, agakungu k'urugomo, harimo imicezo, mu kujya mu tuntu tw'utu night club. Nugenzura uzasanga imicereze y'abaramyi b'ubungubu batitonze bakwinjirwa na feeling y'umubiri kuruta umwuka. Ubu hari aho ubona kabisa bafatiye. Nagiye mbibwira amakorari igihe ariko aho nabashije guhugura abaririmbyi narabivuze. Bwira abaririmbyi ngo mwitondere ibintu bibiri. Yego.
diferansiye mutandukanye kunezerwa no gufashwa. Ubwo bitandukanira he pastor? Ntabwo umuntu wanezerewe aba yafashijwe. Ashobora kuba yanezerewe, nyamara kandi uwafashijwe aba yanezerewe. Kunezerwa ni ibintu biri charnel by'umubiri. Yego. By'umubiri. Yego. Ariko gufashwa byo bifite ubusobanuro bwimbitse. Yego. Bwinjira hehe? Imbere mu bugingo, mu mwuka. Urabyumvise? Gufashwa k'umubiri. Bifite kunezerwa k'umubiri. Ni iby'umubiri nyine. Ubwo kunezerwa k'umubiri wenda tuvuge urugero. Ni nka gute? Nyine bimwe mvuze mu kanya. Umuntu arimo aririmba indirimbo ariko ni za gospel, ni iz'Imana. Yego. Ariko umunezero wose wamurangije mu buryo bw'iki? Bw'umubiri, ariko mu bugingo ntacyo yahindukaho. Nta kirimo. N'ubwo ntacyo byahinduraho ubugingo. Ku bugingo nta kirimo, ntacyo ubugingo uri gukuramo. Yego. Nicyo navugaga. Nkuko bivuze Nikoro uyu nguyu, yego, tumusanga mu Byakozwe n'Intumwa. Yego. Ntabwo tujya kuhasoma, ariko n'umwe mu badiyakoni ba mbere abo Petero yasengeye bwa mbere. Yego. No, pardon, nibyo. Dusome Ibyakozwe n'Intumwa. Biratuma birushaho kumvikana. Ibyakozwe n'Intumwa. Yego. Igice cyaho cya 6. Yego. Nahageze. Nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira, Abayuda bakigira icyo batangira kwitotombera Abaheburayo, kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igero ry'iminsi yose. Abo 12 bahamagara abigishwa bose bati, ntibikwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura. Nuko bene data, mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa, buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Ariko twebwe tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Abahateraniye bose bashima ayo magambo, batoranya Stefano, umuntu wuzuye umwuka, wuzuye kwizera n'umwuka wera, na Filipo, na Prokoro, na Nikanori, na Timoni, na Parmena, na Nikolao wo muri Antiyokiya watoye idini y'Abayuda. Ntabwo byumva, urahuze sinzi impamvu. Watoye idini y'Abayuda. Uyu rero ni wari umunyamahanga wa mbere winjiye muri idini y'Abayuda. Icyo nabwira ngo nicyo kwitonderwa. Yego. Urabona Nikolao uyu nguyu wari winjiye mu idini y'Abayuda, yaraje barakira nyine baracyagirira, bararekera bagumisha aho ngaho. Mu gacu gato bamushyira mu mirimo. Icyakurikiye waracyumvise? Yaje kwifatanya n'abapagani, yadapta, yigana ingeso zabo, iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo. Uyu rero niwe waje nyine kwitirirwa itsinda ryitwa ry'Abanikolahiti. Ndaje tuhasome twumve. Yego. Irindi tsinda, yego, ni iry'Iperugame. Ryo ryakomezaga inyigisho za Baramu. Yego. Dusanga mu gice cya 14-15. Yego. Aba gatatu ni ab'Ituwatira. Yego. Bakurikiraga Yezebeli. Tubisanga mu 20. Aya matsinda uko arangahe? Uko ari 3 yitwaga Abanikolahiti. Buri rwandiko rugasozwa n'ijambo rivuga ngo unesha. Yaba Efeso, yaba Simuruna, yaba Perugame, yaba Tuwatira, yaba Sarudi, yaba Filadelfiya, yaba Laodikiya. Buri torero ryose urwandiko hepfo kuri ya paragrafe source ya nyuma baravuga ngo unesha niwe uzagira gukina gukina. Kandi buri torero ryahawe promesse y'ikintu kihariye. Ntabwo basezeranijwe ibintu bisa. Ntabwo bagwiye ikintu kimwe. Igitangaje, ibyo byose babwiwe. Ikintu cyose buri torero ryasezeranijwe. Igitangaje, byose ku muntu uzagera mu ijuru azabihabwa. Ni ukuvuga ngo nubwo bagiye itorero ryarisezeranyijwe buri kintu kwacyo ukwaryo, ariko nitugera mu ijuru tuzabibona twese. Byose tuzabibona. Kubera iki se bo basezeranijwe buri mu itorero kimwe? N'igishushanyo twabibonye haruguru ko amatorero 7 yari igishushanyo cy'ubuzima itorero ryanyuzemo kuva ryavuka.
kuzagiza ritashye. ariko burya ibintu by'Imana biba birimo ubwenge n'umuteguro cyane kandi buzimije byose tuzabibonayo, kandi umuntu abibone ku giti cye kandi ari birindwi. nko kuba inkingi yo mu rusengero byari ukugira imirimo mu nzu y'Imana, ariko no mu bwami bwa Kristo kahagira role. Urumva kurya kuri manu yahishwe ni ya meza Yesu azatugaburira twakira, kandi bizakorerwaho Kristo bose urabizi. Twakomeje. Yego. Simuruna, yego, iyo nufashe ubwo Efeso urabarangije. Simuruna wari umurwa wishyira hejuru, yego, kandi ukaba mwiza cyane. Ubahita Zimuri. Yego. Ubahita Zimuri ni mu burengerazuba bwa Turukiya. Noneho wari ufitanye ubumwe cyane na Roma. Bahuza. Roma yidori iyo hepfo hariya ifite umurwa witwa umurwa w'Ubutaliyani. Bafitanye ikintu cyitwa ubumwe cyane, kandi yiteguye gukora bya bindi Roma yasabaga nababwiye ku kiganiro cyashize byo kuramya umwami. Murabyibutse? Icyo gihe rero uyu murwa wa Simuruna kubera ubucuti ufitanye na Roma, aravuga ati mva oya ni muhumure gahunda iriho tuzayubahiriza. Twamenye ko muri mu gutegura igihe cyo kuramya umwami nawe kumva ko afite abayoboke, tuzaparticipa. Tuzaduhari. Kandi basi ibyo bintu byose bifite icyo bigiye bishatse kuvuga mu gihe cya kino gihe. Ibi ngibi hiyongereyeho urwango rw'abaturage benshi b'Abayuda, byatumye Abakristo bibagora kuhaba. Aha rero umuntu wabanje kwitwa ku ikubitiro ni uwitwa Antipa. Bambe Polikaripe niwe wabanje kwicwa ku ikubitiro ku mugaragaro, nk'uko mu karengane k'intumwa wabanje ari Stefano. Ari akantu kabagaho bikamera nk'uko arubitira isifure ya mbere itangira umukino bagatera umupira pe. Mu karengane k'intumwa buriya Stefano yabaye nk'ifirimbi ya mbere mukuyeho. Aha rero mu karengane k'Abakristo muri iki gihe cya Simuruna, urupfu rwa Polikaripe bweretse Abakristo ko nta mishinyiko, ko nta mikino kabisa. Niyo mpamvu nababwiye ngo Simuruna mu guteguzwa yarabwiwe ngo ugiye kumara iminsi 10 ubabazwa. Ndetse Satani agiye gushyira muri mwebwe mu nzu z'imbohe, ariko hahirwa umuntu uzakiranuka akageza ku gupfa. Ubu rero unesha nanjye musezeranyije kutazagira icyo atwarwa n'urupfu rwa kangahe? Rwa kabiri. Ndabyibuka. Haleluya. Simuruna twabonye ko iryo torero ritagawa yo na Philadelphia yombi ko n'umugisha we. Naryo turirengero turitambuke. Yego. Dufate Perugamo. Perugamo bakita n'ubundi Bergamosi, n'ubu ngubu haracyariho yo muri iki gihe. Wari wo murwa mukuru wa Aziya, yari quartier general. Nkuko tuvuga hajya mu gihe hari twita kuri plateau. Sibyo? Ndabyumva. Hakaba n'ahantu ubundi imijyi yose burya iyo yubatswe bagira ahantu hari commercial, bakagira ahantu hari iby'ubutegetsi, noneho ministeri zose akaba ariho ngoro zishinga amategeko bikagira ahantu bibarizwa. None ugasanga inganda nazo zifite ahantu zishyizwe, ibigo by'amashuri nabyo ahabyo, none ubukerarugendo nabwo ahabwo, centre touristique. Aha ngaha rero i Perugamo niho hari ikiraro gikuru cya Aziya. Aha ngaha ureba kari agasozi kanungeretse gatya, ku buryo n'inyubako yaho yari iteye nk'umutemeri. Umutemeri urawureba? Ndawubona. Uri mutemeri bashobora kuwukora bawuhaye impande, ku buryo umera nka polygone. Ariko none hari aho bawukora umeze nka wo neza ari cercle, nta nguni wagiye ugira. Akaro kari gateye nk'umutemeri neza. Wari wubatse ku butumburuke bwa altitude
metero 750 hejuru y'ikibaya cyakikije. Urumva ko kari gafite ubwiza cyane. Aho rero niho bajyaga bajya gukorera ya minsi bikunda kubwiye yo kuzaramya bya bigirwamana. Aha ni naho hava izina cyangwa se ya nyito dusanga muri urwandiko rwa Perugame ngo nzi ko nzahubakwa ariho n'inzu n'ubwami ya Satani iri. Buriya niyo bavugaga rero. Intebe ya Satani cyari icyo gihome nyine aho ngaho ibyo birori bibira. Abantu rero bagahurura bakaza aho hantu uhereye kuri Perugame aho ngaho kubera ko ariho hari hemewe abaramye umwami bahuriraga muri Aziya yose. Antipa rero nkuko twabonye Polycarpe isi Murundi. Yego ahangaha naho umukiranutsi witwa Antipa nikiyaze kwikubita yarazwi nk'umukiranutsi pe nawe baramwirengeje. Soma Perugame wumve. Soma urwandiko rwandikira Perugame. Yego turi mu gice cya kabiri umurongo wa 12 Ibyashuwe. Igice cya kabiri umurongo wa 12. Urwandiko rwandikira Perugame wandikiye marayika w'itorero ry'Iperugame uti ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi aravuga aya magambo ati nzahubakwa ari intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara gukomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa babyumvise umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanya aho Satani aba, ariko uru mfite bike nkugaye naho nashakaga kuvuga mbese muri najya mu mufite umurongo w'uko Antipa yari umukiranutsi. Umva umugabo wakiranukiraga kumpamya. Buriya umuntu ashobora kuba umukiranutsi ariko secretement mwibanga ryo mu mutima we agakiranuka bucece. Ariko iyo hongeyeho noneho kwa witness kubihamya akabihamya bituma amenyekana cyane. Hari umuntu ushobora gupfa ndavuga ko azira akarengane kabatumva nawe yaratinze kabisa yagiraga ivuzivuzi yavugaga cyane. Ariko pasi uyibaza uwo mugisha kuba bashobora kuba abantu bose bazi ko kukirana Antipa yari umukirano Imana Antipa uyu nguyu niwe wa mbere wahahorewe Imana. Akubise urupfu yapfuye se bamwokeje gahoro gahoro kumwotsa n'umuriro kumwotsa nk'uko wakotsa brochette. Yesu gahoro gahoro kugeza ashizemo mpaka apfuye mu ngunguru y'umuringa idafite amavuta nka Yohana menshi ayisendereye, ahubwo ye yaraye gukaranga ntayo bashyira ku ipanu duke hakubara abantu barabagome. Ibi byose kandi byabaye mu gihe cy'ubwami bw'uwitwa Domisiyani 8 kugeza 9 nibwo ingoma ariko narivuze no mu kiganiro cyashize. Nibwo ibi byabaye ku gihe cya Domisiyani 8 kugeza 9. Mbese Yesu yaramaze imyaka 47 agiye. Yego hari igihe nkurura ibintu byabaye Yesu amaze kugenda kandi abirora abireba noneho kubajyana akabandikira sha afite n'ubushobozi bwo kubihagarika. Aho kubajyana yango ihagarike akandiko ese uko bivuze ariko Yesu Kristo werawe agakando karakomeye. Urambaje ngo kugura bavuga iki cyangwa biterwa n'iki? Ni ukuri umuntu wese yabyibaza. Icya mbere impamvu irahari muri Petero ngo nuko nubwo abona ko siba yatubabaje yadukaranze ngo ariko yihanganiye batarakizwa. Ni icyo ngicyo nemwe. Iya kabiri ni ukugira ngo tugwize ubuhamya ku buryo nibura twagera ubwo tuyingayinga intwari zatubanjirije.
ni nk'uko uzi bashobora gusubiza umunyeshuri abishaka yego yatsinze yabonye nayo kwimuka ariko no 51 n'igice oya yagombye kujya 89 akegera abandi bagiye kwigana. Akora kumvise cya gatatu ni Pawulo wacyanditse aravuga ngo gutaha byari byiza rwose ngasanga umukunzi wanjye nkaruhuka. Yego nkaruhuka nkanezerwa. Ariko nanone iyo ngumyeho nkarama nubwo mba ndanye mu mibabaro yego ariko imbuto z'umurimo wanjye zirongerwa. Kubera atatujyana kandi abona ahantu turari habi abagira ngo dukore aturebera mu bubiko agasanga nta kirajyamo kuri ka konti kawuka agasanga uracyari umutangizi n'ifoto gusa nk'iyo mu gatabo. Nibyo yesa kuvuga ati uburezi yimujyanye mujyana se akoze iki reka mwongerera iminsi arame. Yego aramiye ahantu habi ariko yongera kuri uturimo twiza. Ubwo rero ndimo ndibaza nkubeje wakoze iki kintu cyiza mu by'ukuri cyongera uturimo uyu munsi Mana yanjye aya masaha ageze aho wakoze iki? Hakubundi ndabyumvise hari icyo ndakora. Urumva ko kantu yego byaba Yesu amaze imyaka 47 azamutse. Yego kandi ariko ibi ngibi ni ibya Antipa n'ibya Polycarpe ni nka 30 ntabwo ujya buri gihe kimwe. Noneho aha rero ikigusha cyari gihari yego nuko harimo abakomeza za ngisho za Baramu wagiriye abagore inama yo hugusha abisiraheli. Unyumvire nawe ibi bintu bya Baramu byo kugira abagore inama ngo bagusha baki abisiraheli tubisanga mu gitabo cyo kubara igice cya 25. Si inkuru za Baramu ziri kubara 22 na 3 na 25 nibyo pastor. Ariko kugira ngo uyu mwuka wo kugiye cya Baramu mu gitabo cyo kubara ugaruke mu gihe cy'itorero Yesu amaze imisa zamutse no kubera nuba ngo imbaraga mbi zakoze kuva kera misunu ya kera uwo mwuka mu buryo ugaruka. Uwo mwuka mu buryo ugaruka. Mbese Yezebeli ni uwahe? Yezebeli nguyu umuvanga no wahe? Ni uwa kera. Ni umugore wa Ahabu. Mwami w'Isiraheli. Yego. Dusanga mu bami wa mbere. Yego. Noneho kwa kundi yigishije abantu kurya intono no gusambana. Yego. Uwo mwuka agira ute ukagaruka mu gihe cy'itorero. Yego. Icyo gihe Baramu ariko ibiguzi ni ikintu kibi. Ibiguzi Imana ibiguzi zangiza ibintu byinshi. Mbabarire musenge cyane Imana ibarinde ibiguzi. Ibiguzi ko buno mu bintu by'Imana byose byabaye ibiguzi. Indirimbo ni ibiguzi. Nemera ko kuyisora bitwara ibintu amafaranga. Yego hariya mu by'ukuri uyiririmbye ugashakamo ayayisohoye. Yego ariko niba aramaze kubona yayisohoye wigumya kuyiririmba none winjiza. Ariko ko nshinye nkora abahanzi noneho nk'umwigisha nkanjye ni gute nawe ashyiraho kwinjiza amafaranga runaka kugira be VIP 45 VIP 70 basakaye ku meza 6 hajyana 6 ni 6 ku meza byose ariko byinjiza. Uyu mwuka w'ibiguzi ni mubi cyane. Dore impamvu mwise mubi. Yego uziko ibiguzi Baramu abonye agerageza inshuro 3 zose kuvuma. Yego hakaza iki amagambo ahesha umugisha ngo yashatse ikintu noneho cyabateranya n'Imana yabo kubera ko uburyo yakoresheje imbere bano bantu nakoze ibishoboka byose nsanga Imana nyine iri kumwe nabo ni yabo magambo yose aje akaza arayimugisha gusa. Noneho hari muri jambo rivuga ngo ntiwabavumerega kwari nugo kubuturu kwabona abantu banjye mba muri bo. Reka nzamwira iki noneho ncaye ikintu kibatandukanya
nayo none aragenda ashaka abagore beza n'abakobwa beza, arabanza bakoresha akantu ka formation hariya k'amahugurwa, arabatraninga abo bagore. Yego, icyambere aravuga ati mwese muvanemo ingutiya ndende, muzamure mwambare ngufi, tundu tugufi tutumini tugarukira ngaho, hanyuma mugende mwicare imbere y'Abisiraheli, kandi mukarajya mabona imbere yabo, kandi mwicare kandi mwicare nabi, maze mubaseduize. Abyumvise aho ngaho. Yego. Icyo gihe haguye Abisiraheli batari bakeya, barasambana. Uwo mwuka uwo niwe uriho ubu. Kuki igitsina gore kitari mu kwambara neza? Ibi ngiye Imana yabimbwiye iminsi yashize, imyaka ndetse ntavuga iminsi akajya n'amezi cyangwa umwaka umwe. Irambwira ngo hazamutse umwuka wo kwambara ubusa, ngo kandi uwo mwuka n'uwo Satani yohereye kugira ngo atege abantu batigire mu busambanyi. Tano umuntu arambara ukabona wese hari no mu nsengero, no mu rusengero, kandi akicara imbere, kandi akaza guhaguruka akajya ku gatuta karamya n'ako kantu. Biriya bintu ni umwuka wa Satani yohereje. Ndagira ngo uyu munsi duhagarikirwe aya maturo uko ari atatu. Yego. Efeso, Simuruna na Perugamo. Musoza, yego, mbwira abantu ngo buri muntu uko biva ikiganiro, yego, aragenda abonamo utuntu turiho. Yego. Efeso, ikintu yagawe, yego, ni ukureka urukundo rwa mbere. Uvuga ukuntu yayibwiye, yego, ujye mu byahisho wumve. Yego. Yarababwiye ati Efeso we, yego, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagenda hagati y'ibitego by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati uyu nguyu bibutse ko ari Yesu Kristo ubwe. Yego. Kandi inyenyeri 7 ni abamarayika, ibitego 7 by'amatabaza ni amatorero. Narisobanukiye cyose. Nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, yewe nzi ko utabasha no kwihanganira abanyangeso mbi, nta tolerance. Yego. Nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko hari abanyabinyoma. Efeso, uzi kwihangana, ndetse warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora, ariko mfite ikintu nkugaye, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. La première amour. Urukundo rwa mbere rwasobanuraga iminsi ya mbere yo gukizwa y'ubukristo. Abashyushye hari umuntu ibyo biririmbye, wanze nahuze yanagizwe indirimbo imeze nk'iyo ngiyo. Burya munsi wabatizwagaho, yewe muntu w'Imana, wahanye n'Imana isezerano ko wimuye Satani, none ko wakonje ukava kumukiza, ukareka urukundo rwa mbere. Data wo mu ijuru nawe azakubwira ati hoshi igendere, kuko wansize mbere azaguheza hanze. Urya munsi wimuye Satani, abera barishimye. Urya munsi wabatizwagaho wari ufite umuriro, kandi kuko wari umuriro w'umwuka. Rero rwa rukundo rwa mbere umuntu agira agikizwa, nibwo Efeso yabwirwaga. Ngaho rero nimugarure, buri muntu wese nabigarure kuri we, yibaze ngo ndacyari uko nari nkiri ngihamagarwa. Niko Pawulo yandika, aragira ati nukuro namwe mugumwe nk'uko mwari muri mugihamagarwa. Mugumwe uko mwari muri mugihamagarwa. Se pastor, nahita nibaza, iyo bavuze ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi, bo nyine ko hagomba kuba, tuba twumva hagomba kuba kuva mu bwiza ujya mu bundi, ariko ntubyitiranye no kugenda uhindura kwizera, uhindura imirimo myiza, ureka ibyo wakora ugihamagarwa. Ahubwo bivuze kugenda wezwa kurushaho. Nase ubwo urumva umuntu yaguma kwa kundi yaragihamagara. Nyine uko wari ugihamagarwa, nta kigomba guhirwa n'ubwo wajya mu bwiza bungana gute. Ntugomba guhinduka, ugomba kuguma uko wari ugihamagarwa. Urugero, wahamagaye wambara
itisi, inkweto zifunze, none ubu ngubu ni ikoboyi n'amajingisi gusa kandi deshire. Reba hano amadeshire zitarimo n'amasogisi banazamuye, urabyumvise neza, kandi ari nk'ubuntu bw'ubucupa, ubona akaguru gahagazemo kuriya, dore reba nawe ndeba. Rero kugenda tujya tuva mu bwiza tujya mu bundi bisobanura umutwe tugihamagarwa, kandi ibyo twarimo tugihamagarwa tubikunda kurutaho, tubyapurika kurutaho. Nicyo bivuze, tubikora nicyo bivuze. Ntabwo bivuze kugenda umuntu ayihindura uko abonye. Ikindi, urukundo umuntu yakundaga Kristo, yego, bikwiriye kugabanuka. Bamusabaga kureka ibintu byose, ko ati iki Kristo aracyanga ku ruhande. Kristo Yesu menyesha icyo wangana nyanyange. Ariko ubu ngubu umuntu arapfa gukora atazi niba na Kristo ibintu bimunejeje. Umwami abafashe cyane. Amen. Tuzakomeza ubutaha tuvuga amatorero 4 akurikiye. Uko ari 7 twagambiriye kuyashyira mu bika 2, kimwe cy'amatorero 3. Ubutaha tuzavuga rero Tuatira, tuvuge Sarudi, tuvuge Philadelphia na Laodikiya. Hanyuma pastor, hari ikintu ushaka kukubaza bwa nyuma dusoza. Ubundi kuki wahisemo cyangwa se kuki twahisemo intego kugira ngo abantu babumve barenterese koko kumva impamvu y'aya matorero 7? Kuki uko wumva hari amatorero menshi, hari n'ay'Iburayi watubwiye, none twahisemo aya yo muri Aziya? Yego. Noneho pastor, niye mpamvu ariyo wahisemo kutuganiriza aya ngayo mubyahishuwe? Yego, yo mubyahishuwe, ku buryo umuntu ashobora kuyumva akabatirika ntega amatwi koko bifite impamvu ifatika kuri nge. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Impamvu yabinteye kuko mwabyumvise, yego, aya matorero 7 niyo agaragaza ubuzima itorero ryanyuzemo kuva rivutse kuzagiza ritashye. Kandi arakandi kantu navuze, urakoze kumbaza iki kibazo. Uko wumva izi ndandiko zivuga zerekana igishushanyo cy'amateka y'itorero kuva ribaho kugeza ritashye, yego, buriya n'umukristo ku giti ki personnellement kuva kijwe kugeza atashye, bintu biramubaho. Donc ubuzima abamo bw'ubukristo ntibutandukanye n'ubw'aya matorero. Hari uko yereka urukundo rwa mbere agakonje, yego, icyo nticyamubaho, kandi n'umukristo gusa. Hari uko yababazwa nka Simuruna, yego, akaremezwa gukiranuka. Hari uko yakwicwa bizira, yego, ari we Antipa, yego, gutyo kubera ko ari ubwami bwa Satani buri. Ashobora kuba atuye ahantu hameze gutyo, yego, famiye ashobora kuyavukamo, ashobora kuba imeze gutyo, byonyine akaba yazira ko adahuza na famiye avukamo, akabirenganira. Donc birane uko ari 7 amatorero yabwiwe, nawe kandi akaba ari 7. Usibye kuba ari ubuzima bw'itorero bwariranze kuva ribaho kugeza ritashye, ni n'ubuzima bw'umukristo azanyuramo kugeza atashye. Kandi akangasobanura, ibi ntibivuze ngo bizaba kubakirwe kera bere cy'abatoya. Bya bose, ni bya bose. Hano nashaka kumva mari gumugisha. Pastor, reka dusoze, hanyuma n'ubundi tugiye gusoza. Pastor, mutubwire nimero ya telefone n'ubundi umuntu wifuza kukuvugisha, biba byiza kuko ko hari ibyo mba ntasobanuye. Hari n'igihe usanga muri commentaire abantu bashaka kubaza se wowe, oya, aho kumva ati Izayi umwe ati jureka avuge wowe ceceke, ngareke nyivuge. Abandi bati bo ubundi kuba reka nabwira abantu, iyo umushumba nk'ubu turi kuganira akabona nanjye nyine ndi kumutega amatwi, ni motivation. Yego, icyo ni kimwe. Nimuzajya mwumva wenda ubu noneho nabigabanyije kujya mucamo ndajya mbigabanya, ariko sinaceceka burundu. Urumva impamvu udaceceka burundu? Iki ni ikiganiro, ntabwo ari predication. Yego, kandi iyo ubaza uba umeze nk'ubariza abandi benshi. Yego, noneho rero icyo wumva rero wananiwe gusobanukirwa cyangwa ntabajije wowe wumva wari kubaza, nguyu mwibariza. Okay, abazasha kumbaza 0788 47 00 65. Yego, Imana bamugisha. Amen. Kadusenge Imana. Turakubashye Mana, turagushimiye, tuguhimbarije neza n'urukundo rwawe rwinshi. Tugushimiye uyu murimo mwiza waduhamagariye, tugabuye ijambo ryawe turabivye, kuvomerera no kumeza no kweza n'ibyawe.
ni ukuhumugisha ijambo ryawe kandi abana baryumvise ribakomeze. Iki kiganiro cy'amatorero 7 n'inzandiko zandikiwe aya matorero kigeraho kibakura naho kibageza. Uhembura ubugingo bw'abari wananiwe, usubize urukundo abari bararutakaje, maze ubwoko bwawe bahembuke babyuka aho baguye kugira ngo bakomeze kugeza bumvise impanda. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.